Showbiz News Rwanda. Umuhanzi akaba n'utunganya muzika producer Mugisha Robinson uzwi nka Element Ere yavuze ku nshuro ya mbere ku makimbirana amaze iminsi avugwa hagati na societe 155 yumvikanisha ko ibibazo byari bikwiye gukemurwa mu buryo bw'umuryango aho kugira ngo bijye hanze mu itangazamakuru. Uyu musore rero yavuze ko n'ubwo ibibazo bihari wafata 155 nk'umuryango aho kuyibona nk'abafatanya bikorwa mu bucuruzi busanzwe. Avuga ko ibibazo nk'ibyo biba ahantu hose ariko ko igikenewe ari uko abantu baganira bagashaka ibisubizo binyuze mu bwumvikane ndetse n'ubwubahane. Magambo yagize ati uko bisa kose uri hano mu muryango ikibazo cyose twagirana tugikemuramo mbere, ari ibyishimo biba birimo imbere, ari ibibazo tubitemuramo imbere. Business yose ku isi ibamo ibibazo ariko bikagenda bikemuka cyane cyane abantu ubwabo bahuje bakaganira. Ibyo byose birashoboka, utubazo twose twaba turimo utwo twose turakemuka cyane. Ingi ni Showbiz News Rwanda. Yendi twa Rezi ariko ukore subscribe kugira ngo tuzajye ucikwa umunsi ku munsi n'amakuru tugenda tubagezaho y'imyidagaduro. Kandi apologize kubera ko ku munsi w'ejo ntabwo nabashije kuboneka kugira ngo mbashe kuba nabagezaho amakuru. Ariko kandi tugarutse ku inkuru ya Element Ere, mwigeze mwumva Kenny Mugaru inshuro nyinshi n'abakoci gari bavuga yuko nguyu Kenny we yanze kujya mu ibiganiro yanze kubikora. Rero aya ni amagambo Element Ere yatangaje kuri Kiss FM kuwa gatanu tariki ya 27 Kamena 2025 aho yagaragaje ko amaze igihe kinini yumva ibivugo ku kibazo cye na 155 ndetse ko inshuti ze z'abantu bagiye bamubaza impamvu ibintu byafashe indi nayo bigashyirwa mu itangazamakuru aho kugira ngo biganirweho mu ibanga. Ariko kandi nubwo meze bitya twagiye twumva kenshi cyane bavuga yuko Element Ere yanze kujya mu biganiro. Nubwo mbere Element Ere avuze kuri iki kibazo mu gihe bwa 155 mu buyoboye na Kenny Mugaru bumaze igihe bamushinja ibintu bitandukanye birimo kutubariza amasezerano y'akazi, kwirengagiza inshingano, kudatanga ijanisha ry'amafaranga ku ndirimbo zirenga 35 yakoreyemo ndetse no guta akazi atabanje kubimenyesha. Ibyatumye Element Ere ahitamo kuva muri studio 155 ajya gukora muri studio ya Rose Kana ndetse atangira n'umushinga wo gutangiza studio ye bwite. Cyakora 155 ivuga ko iby'uyu muco w'umuryango Element avuga atari ko ibibona, ko yarenze ku masezerano. Bityo rero bahisemo gushyikiriza ibibazo abanyamategeko kugira ngo bashake igisubizo kirambye, birinda gukomeza guhangana binyuze mu itangazamakuru mu gihe ibibazo bikomeje gucicikana. Element Ere ari kwitegura kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho azitabira ibitaramo bya Rwanda Convention yose bizabera i Dallas ari muri Texas kuva tariki ya 4 kugera ku itariki ya 6 Nyakanga 2025. Element Ere akaba yagaragaje ko icyifuzo cye nuko ibibazo biri hagati na 155 byakemurwa hadakoreshwa imbuga cyangwa se imbaraga z'amategeko, ahubwo hagakemurwa ibibazo hagarurwa uburyo bw'umuryango aho impande zombi ziganira zikumvikana. Element rero yavuze ko nta bucuruzi butama ibibazo kereka abantu ubwabo banga kumva cyangwa se batumvikana. Element yavuze ko muri Nyakanga 2025 azashyira hanze indirimbo ye nshya, ariko nanone sinzi ngo ubwuri mukuri ninde niba Element Ere. Gusa 155 muyo yavuga ko Element Ere atajya basubiza, baramwandikira ntabasubize, baramuhamagara ntayifate. Nyuma rero y'igihe hatutumba intambara y'amagambo hagati ya 155 producer Element Ere, kuri ubu rero ikibazo cyabo cyatangiye kuganirwaho n'impande zombi kugira ngo bashake igisubizo. Nibyo rero Element Ere yavuze kuri Kiss FM, aravuga ati mu by'ukuri ikibazo cyabaye nicyo mu muryango ku buryo ku bwanjye nsanga kigomba gukemuka binyuze mu biganiro kandi ibiganiro byaratangiye. Yavuze ati ajya bibona ari kuko biri kose uriya n'umuryango we ibibazo byose bagirana bazabikemurira imbere. Mu bucuruzi bwose rero habamo ibibazo niko yakomeje kugenda avuga, ariko kandi ibibazo birakemuka. Kenny Mugaru rero yobora 155 nawe yahamirije abanyamakuru ko aya makuru ari impamo. Element Ere batangiye kuganira nyuma y'igihe yaranze ibiganiro, ubu ngubu batangiye kuganira. Ibibazo rero byari byarabaye ariko rwose bisa nkaho biri gukemuka kandi biri ku murongo mwiza. Element rero yaramaze igihe avuga ko katavuga rumwe n'abahoze ari abakoresha be banamushinja kudatanga amafaranga bumvikanye. Uyu musore yanashinjijwe kandi guta akazi akagenda atabimenyesheje.
bijyanye rero no kongera amasezerano muri 155am limited cyangwa se gutandukana mu mahoro mbere yuko ahari arangira. Kenny Mugaro yavuze ko bizagenwa n'ibiganiro barimo ari nabyo bizagena ahazaza h'imikoranire yabo. 155am nabo bemeje ko ari mu biganiro na RMTL ndetse ibibazo byabo byamaze gufata umurongo wo gukemuka. Gayo nguko rero iyo ni 155am ibyabo nuko nguko bimeze. Tugenda tureba amakuru uko bizarangira, ubwo tuzagenda tubamenyesha. Umuraperi Bulldog kandi ubu ngubu yongereye mu banzi bazahemba mu bitaramo bya MTN wacu Muzika Festival yavuze ko ibyo Ngabo aheruka gutangaza ari igitekerezo cye bwite, ariko nanone ari umwana ntabwo azigiye Tom Cruise yandikaga amateka. Mu minsi yashize nibwo kumva bona yambaga hacicinaga impaka nyinshi zakuruwe n'umunyamakuru Ngabo Robin avuga ko Tom Cruise ari we muntu wakabirijwe ndetse ko akwiriye guharira umuziki abandi bakavamo. Ni ibintu bitavuzweho rumwe na benshi aho bashinjaga Ngabo Robin kwirengagiza ibigwi n'amateka bya Tom Cruise mu gihe abandi bagaragazaga ko ari ibitekerezo bye kandi adakwiye guhutazwa kubwo gutanga igitekerezo. Bulldog we yavuze ko Ngabo Robin ari umwana kuri we ndetse nawe akemera ko Tom Cruise ari mukuru we, bityo bigoye yuko ibyo Tom Cruise yakoze Ngabo Robin yabiboneshaga amaso ye. Ati ntekereza ko uriya muhungu yatanze igitekerezo ariko nanone uriya mujene ndamuzi Robin n'umwana kuri njyewe kandi Tom Cruise ni mukuru wanjye. Igihe atangiriye rero uriya mwana ari muto cyane ntabwo yari kumenya ibikorwa bye. Akomeza agira ati igihe Tom Cruise yakoraga amateka ntabwo Ngabo Robin yari ariho ngabibonesha amaso ye. Bulldog avuga ko rero umuntu wari mu muziki mu bihe byabo azi neza urari rwa Tom Cruise ku isoko ry'umuziki nyarwanda kandi ko nta muntu ushobora kubyirengagiza. Magambo yagize ati ariko ntekereza ko umuntu wese wabayeho mu gihe cyacu wabonye Tom Cruise atangira umuziki yabonye urare rwe ku isoko ry'umuziki mu Rwanda. Ntabwo tureba ngo ni umuhanga cyane ngo ni igitangaza, ariko urebye umuziki wari uri naho yawugejeje hari icyo byiyongerewe, hari icyo yakoze gikomeye cyane. Bulldog avuga ko Tom Cruise akwiye kubahirwa no kuba ari we wazanye The Ben mu kibuga n'abandi benshi bagiye babonera akazi mu muziki bikabatunga ndetse bakanatunga imiryango yabo. Ati yahaye ikibuga The Ben, yahaye ikibuga n'abandi banzi benshi bagiye batandukanye, yagiye akazi mu myidagaduro kandi ni uruhare runini cyane. Ntabwo rero turebera mu muziki gusa ngo tugarukiraho, tugomba kumuha indabo ze, flowers ze kabisa arazikwe. Bulldog yavuze ko kandi abantu badakwiye gutemera itaka kuri Ngabo Robin kuko ibyo yavuze ari igitekerezo cye kandi u Rwanda rwemera buri wese gutanga igitekerezo. Ati rero uriya mujene nawe kuba yaravuze ko ibyo yavuze biriya yavuze rwose ntimumutemere itaka ntimumucire akanzu kubera ko cyari igitekerezo cye. Turi mu gihugu rero gutanga igitekerezo ari ibintu bisanzwe kubera ko ari ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Nyuma rero y'izo mpaka zose kumba nkoranyambaga Tom Cruise we yashyize hanze indirimbo nshya yise cyane yakoranye na Green P ndetse na P-Fra. Tom Cruise kandi akaba nawe ari umuhanzi umeze fresh cyane ugiye kwitabira kiriya gitaramo cya Watch Muzika Festival mu gihe Kevin Kade wari ukirimo we yagiye agasimburwa na Bulldog. Ndabakunda cyane twa Flores, kore subscribe na follow kugira ngo tuzajye ushikwa umunsi ku munsi. Shout out. Yego nk'ibisanzwe nizere ko mumeze neza muri hose agiye hatandukanye. Umuhanzi akaba n'umunyamakuru w'Inyarwaya Innocent uzwi cyane nka Yago yatangaje ko yamaze gutandukana n'umugore we Teta Krista nyuma y'ibyumweru bitatu gusa yibarutse imfura yabo. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi bitewe n'ukuntu urukundo rwabo rwari rumaze iminsi rugaragara rwasaga nk'urufite imizi nk'uko byagaragaraga. Turaje twinjire muri iyi nkuru akantu ku kandi turengo ni iki cyateye gutandukana kwa bombi. Ese koko iyi nkuru ni ukuri cyangwa se ni ibihuha? Niba kandi ari ukuri ni iki cyabiteye, niba kandi ari ibihuha kubera iki byabaye ibihuha? Bruce Melody kandi umuhanzi Bruce Melody uri mu bafite izina rikomeye mu Rwanda yaciye amarenga yuko yaba arimo gutegura kuzataramira muri stade umuhanzi Bruce Melody mu bafite izina rikomeye mu Rwanda yaciye amarenga yuko yaba arimo gutegura kuzataramira muri stade Amahoro. Ibi ngibi bigahita bihuzwa nuko Coach Gael yifuza kuzana Chris Brown mu Rwanda.